bakubita fresh abayumva yokuramo n'amahuzo donc ibo ntacyo mubwiye kararwana n'iki rero uko kigize gute kimeze. Abazungu ntibajya bapfa gukora ikintu gutyo gusa, ikintu cyose kibaho kubera impamvu, bagira impamvu bagikora. Ibi bintu byose turi mu kwigana bafite impamvu babikoze. Noneho kamupfa kwirukanka ukamuja muri saro ukamuzinga umusatsi ukahengeka, ukamuja ukamambara ipantaro icitse, ukamuja hariya ukamambara ubusa kubera ko wabibonye ntuzi impamvu yayo. Ndagaruka ku ijambo rivuga ngo nihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Niba uzi ko Bibiliya iravuga ngo mwirinde mutagira igisitaza mushira ku bandi, ubesha itorero, ubesha abo musengana, ubesha pasiteri wawe kukijijwe, nakakubesha kuzoja mu ijuru. Gasubiremo. Ubesha itorero ukoreramo umurimo w'Imana, pasiteri abo mukorana umurimo w'Imana, ujye ubesha itorero kukijijwe, naryo rikakubesha kuzoja mu ijuru. Umuco uradukandamiza. Sabe n'abaririmbyi bagenzi banjye baba mama cyangwa b'abakobwa, kuzara ntago ari ikintu cyo kubuza gukorera Imana. Kuzara reka mbabwire, aho kugira ngo Imana iguhombe yo guhomza, aho kugira ngo Imana iguhombe yo guhomza. So sindamenye ico kuko njewe tikizomba tizo abe nubwo no zari 10 bakurikirana indaheka ni 10. Hi guys, amazina ni King, nagarutse mu isomo aho tugiye kuganira n'umushiti wacu, umukozi w'Imana, umuntu Imana yasize amavuta. Iyi ni conference twajemo y'abasore ba Youth Christian Fellowship, aho twiga ijambo ry'Imana, tutanga inspiration binyuze mu bahanzi, mu bavugabutumwa ndetse no mu bantu bose bakorera Imana. Umunsi twagira umugisha wo kubana na Frank, ariko kubera ko ari umuntu mukuru reka twibwire wenda ku bantu batamuzi bamumenye. Yes, murakoze. Amazina ni Frank nkuko babivuze, ndi umukristo ndakijijwe, nturutse muri Arizona. Nanjye nitabiriye conference y'urubyiruko nziza cyane, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Methodist Libre Arizona Phoenix. Ni ryari wamenye Christian Youth Fellowship? Ntago hashize igihe kinini, nabimenye umunsi ushize twari twatumiye Revera Pastor Nkomezi iwacu muri Arizona abinganirizaho. Numva ni ibintu byiza, numva ni umugambi mwiza, numva ni gahunda nziza, ndetse aranyivita mu butumire ko ngomba kuzaba hano. Nico gihe nabimenye ndatekereza mezi abaye nka 3 none. Ya ugeze hano muri Youth Christian Fellowship, ni ibiki wisangagamo ibyo Pastor Nkomezi yakubwiraga? Wumvaga ishusho ari iyi mugihura kikubwira ati ndagutumiye? Okay, nari mfite amatsiko, ariko kubera ko ndi muri iki gihugu, mu Rwanda byakundaga kubaho cyane, ariko cyane muri campus z'abanyeshuri cyangwa imishinga runaka ifasha abana ikabategurira camp, ikabategurira ibintu nk'ibi ngibi byo guhurira ahantu hamwe bakaganira ijambo ry'Imana, bagahugurana, bakamenyana, bagafashanya. Ariko urumva byabaga ari ikigo cy'ishuri cyangwa umushinga runaka, donc ahandi umwana ari suppose kuza yabishaka atabishaka bitewe nuko abo bamuhamagaye babimutegetse, donc ryari nk'itegeko. So hano nagize amatsiko kubera wenda makuru menshi aba muri iki gihugu, abantu baba ari bize, nutuzi abantu tekereza bino bintu Revera koze bizakunda gufata abantu iminsi 3 muri iki gihugu. Birashoboka se bije y'abantu barenga 100 irashoboka se ibi bintu bimeze gute? Ikindi ibintu bisaba umuntu kubikora n'umutima ukuze, nta gahato, nta mbaraga, nta kindi kintu na kimwe yashizemo, no kubikora n'umutima ukunze, umutima ubishaka. Ngibaza umuhungu n'umukobwa biraba bisa gute, birangana gute kugira ngo batekereze ko
buza. Iki gihugu hari amakuru menshi abantu bagenda bafata, urubyiruko ruragoye kandi koko niko bimeze. So kumva ko hari abantu bagifite umutima wo kuba bawufata iminsi 3 yo kwiherera kugira ngo bige ijambo ry'Imana basenge, cyo nico nari mfite amatsiko y'abo bantu, nari mfite amatsiko kureba intention bafite, ikintu bashaka kureba, inyota bafite uko bimeze. Ubwo no kuvuga yuko wenda uko wabifataga ukiri muri Afrika, urubyiruko muri Afrika guhura gusenga ijambo ry'Imana wumvaga bitandukanye nawe? Byarantunguye. Biratandukanye. Itandukaniro rimwe, hari iwacu byabagaho bitewe n'ubushobozi ikigo runaka cyangwa ubuyobozi runaka bufite ku bana, bukabategeka kuba babikora. Kandi iri iwacu aracara umwanya uhagije w'abantu kubonera Imana umwanya no kuramya Imana, kubera ko wenda nta bindi bintu bidasanzwe cyangwa bikomeye cyane bishobora kubabuza. Aho bitandukaniye na hano rero, ikintu cya mbere bitandukaniyeho ni umutima ushaka Imana. Donc hano haje umuntu ubishaka, apana si ku mbaraga, nta torero runaka ryabiteguye, nta bantu runaka bandi bishyize hamwe wenda ngo hari abantu runaka bafite bazojanayo. Ni abantu bonyine. Byanyeretse ko hari ibihumbi, mugani wa Bibiliya, hari 7,000 bitarapfukamira, haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma wenda wumvaga abasore bazaza hari nko mu myaka igihe yakubwiraga ngo abasore wumvaga age gap izaza muri uyu mukutano wa Youth Fellowship Conference bazaba bari mu iyo myaka? Okay, ofete nje natekerezaga ko ari ba bantu sanzwe nzi mu nsengero, kuko Imana yampaye umugisha, yangiriye neza kuva ngereye hano amastate menshi ashoboka arimo abantu tuvuga ururimi rumwe cyangwa abantu bavuye iwacu maze kuyageramo. So natekerezaga ko ibingibi bizazamo ba bantu njya mbona ku gatuti, ba bantu b'abaririmbyi n'indi ba bantu baba mu rusengero bazwe, ariko natunguwe nuko abantu nasanze hano ntabuzi ku gatuti. Donc muri kino gihugu cyangwa se muri aya mastate harimo abana bashaka Imana, harimo abana bashaka kumenya Imana, harimo abana bagifite inzara n'inyota, kandi Imana ibishimirwe ko bahari. Donc biracashoboka. Urakoze kuba utubwiye ko wabyumvishije. Iyi conversation tugiranye, icyo nshaka twibandeho ni nayo theme y'ibyo twiga hano muri iyi youth conference, ni kwigisha abasore gushaka Imana kuva bakiri batoya, ndetse n'iki gihugu kigoye bagakomeza bakaja muri wa murongo. Reka noneho dukore ku buzima bwawe kugira noneho bubashe gufasha umusore wese aho yaba arimo aradukurikirana, kugira ngo amenye ubuzima bwawe buzamubera icyitegererezo cyo gufata inzira ikwiriye nk'iyo watoye. Ese wowe kaba basore wabonye batoya bari barahangaha, ni nk'ikihe kintu wababwira ati cyagufashije kuguma mu Mana cyangwa kumenya Imana? Kuko twese dukura mu muryango ukijijwe, ariko siko tuba tuzi Imana. Wowe mu buzima bwawe ni ryari wavuze ati ntanga inzira y'agakiza, ngiye kumenya Imana, ngiye kwikorera? Kintu kimwe cyo naheraho cya mbere, Imana ikeneye gukora imirimo mu isi, igikenera abantu bambaye umubiri twambaye. Na Satani ikeneye gukoresha abantu mu isi, igikoresha abantu abadusanzwe. Mu yandi magambo, Satani aragukeneye ngo agukoreshe, n'Imana iragukeneye ngo ugukoreshe. Ico ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri, Imana iragukunda ukuri kose, uko usa kose, Imana iragukunda. So ikintu cya mbere ntekereza ko cyamfashije gukomera muri bino bintu no kubimenya. Donc nagize umugisha wo gusogongera. Petero yaravuze ngo nimusogongera mukamenya ko Umwami wacu agira neza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Umwami wacu agira neza, mumwegere. Mu by'ukuri kuva mu bwana bwanje sinigeze ngira urugomo ruri hanze y'itorero. Cyo kintu cya mbere cyamfashije. Ndi umuntu wakuriye mu rusengero, ngira inshuti zo mu rusengero, abajama banje baraho mu rusengero. N'igihe ngiye muri interna cyangwa ngiye ahandi,
wasangaga ikintu kindanga ikiranga Frank ku buryo wagera ahantu ukabaza ngo Frank bwa niki umuziho no kuririmba no gucuranga no gusirimba nibyo nyine n'umuntu wo mu rusengero. So rero icyo nabwira urubyiruko hagati aho ngaho umuntu ahatinze asa naho kandi sosiyete runaka biroroshe kuguhindura iyo uri muri sosiyete mbi. Abanyarwanda bazaca umugani ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Ni ukuvuga ngo biroroshe ko isi izaguhindura mu gihe uyirimo. Donc twe dutuye mu isi ariko hari ahandi hantu turi. So inama ya mbere uzajye wicara witekerezeho basi rimwe ku munsi ufate iminota 10 apana myinshi witekerezeho utekereze aya magambo wagira ngo nari mbizi ko kino kibazo uri bukimbaze. Hari amagambo ufite hano nayanditse utekereze amagambo nk'angahe. Ijambo rya mbere utekereze wibaze ngo se ndindi, wibaze ngo se ndindi, who am I from, navuye he, sibyo, kubera iki ndi hano, ese ndagana hehe. Ibyo bintu nibitekereza bizagufasha kwaguka mu bitekerezo wibaza icyo ugomba gukora. So ibintu byafashije nagize inshuti zo mu itorero y'Imana. Ikindi cya kabiri nitoje ibintu byo mu rusengero, sibyo. Ikindi cya gatatu kinakomeye navuga ngo nari umutaramyi nkunda inzu y'Imana. Ko byagenda kose ngahakikisha ko umwanya muke mfite uko wawungana kose mbasha kugera mu rusengero. Ukoze ku kintu cya identity kandi niyo struggle ya mbere abantu abasore bo muri Amerika bagira, kwisobanukirwa no kwimenya. Wowe uvuze yuko inshuti n'umurimo w'Imana nibyo byagufashije kwisobanukirwa no kuguma mu murongo. Iyo urebye abasore bo muri Amerika ubona identity yabo ikunda kubarizwa mu minsi mike umaze kumara hano. Paulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Okay, ubu nyine ahantu isigeze abantu bihaye ibindi bisobanuro bya Bibiliya kumva bitandukanye n'ibyo dusanzwe tuzi. Basigaye bisigaye isobanurwa uko umuntu wese abishaka, bigatuma abantu benshi babigenderamo, sibyo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga mu Baroma 12 umurongo wa 2 aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, muhinduke rwose mugize imitima misha. Ntimwishushanye n'abiki gihe, muhinduke rwose mugize imitima misha. Iyo bavuze ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, si ukwiyogoshesha, siko, si ukwisukisha, si ukugira gute, n'imbuto z'umwuka wera. Biroroshe ko wenda ngufatireho urugero, biroroshe ko twobana mu nzu cyangwa tugaturana nkakwerera imbuto ku buryo ugira amatsiko yo kumenya ngo se Frank we ko atajya avuga nabi no kubera iki, Frank ko atajya tukana no kubera iki, Frank ko atajya mu biyobyabwenge iwe kubera ikabayeho kuriye, ukagira amatsiko yo kumenya ubuzima bwanjye, sibyo. Ariko biragoye ko nofata Bibiliya umuntu utarageze mu rusengero cyangwa ahandi ngo muhe Bibiliya mubwire ngo hinduka. Bibiliya ni igitabo umuntu yasoma, ni amateka, atari umwuka wera w'Imana wakiguhishuriye, ni amateka. So urubyiruko rw'uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Niba utarwanira guhinduka usa na Kristo, urarwanira guhinduka usa n'isi, nta hagati yahari. Niba uzi ko utarimo kurwana intambara yo gusa na Kristo, already n'uguto bisengera n'uguto biragute, uri mu ntambara igana mu gusa nande na Satani. So icyo Bibiliya ishatse kuvuga ntimwishushanye n'abiki gihe, muhinduke. Gukizwa no guhinduka,
mu mivugire, mu mikorere, mu mibereho ya buri munsi. Bibiliya ivuga ngo mwiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana. Umuntu w'umukozi w'Imana ugabura iby'Imana agira uko avuga, agira uko agenda, agira uko yambara. Kandi nukenera kumenya ikintu cyose uzibona hano munsi y'ijuru, nta kintu na kimwe kitanditse muri Bibiliya. Guhera kuri uru rukweto n'iyi myenda, uko twambaye, uko tuvuga, uko dutekereza, uko tubaye, byose hari icyo Bibiliya yabivuzeho. So turimo kwiremera icyo Bibiliya yise muri Esiteri ibicocero. Turimo kwirebera ibicocero, impamvu zishaka nko kurengera amwe mu makosa tugenda dukora mu murimo w'Imana kandi ari ikinyoma. Donc urubyiruko rw'uyu munsi wa none, niba ukijijwe kizwa koko, kandi niba udakijijwe reka nta hagati yabaho. Nubivanga urabwiye kuba indyarya, kandi maso y'Imana biragaragara. So uhinduke rwose. Numara guhinduka rwose, nubwo ntavuga, nubwo none se wagize ngo nukubera iki biri mu kutugora kuja kubwiriza abapagani ngo bakizwe? Niyo mpamvu bitugora. Usangira nawe ibyarya, ibyanywa murasangira, wambaye nk'uko yambaye, uvuga nk'uko avuga, uteye nk'uko ateye, ibyo akora n'ibyo. Donc mu buzima bwo hanze turasa. No, aho dutandukanye nawe n'igihe twageze mu rusengero, kandi kuri ubu Kristo si mu rusengero, ubu Kristo bugaragarira hanze. Donc wa muntu kugira ngo ugende umubwirize abona ko nawe nta tandukaniro ryawe nawe, biragoye. Mureke tugire itandukaniro nk'abantu bakijijwe, duhinduke rwose. Bibiliya ivuga ngo umugabane twasigiwe n'ijambo ry'Imana. Niyo hantu, niyo ndorerwamo uyu mukristo ashobora kwireberamo akavuga ngo ese niki ngomba gukosora. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho none tugera ku musozo, abasore benshi muri Amerika, abo twigana, abo twigisha, ubona barasutse, bafite amadredi, bambaye ipantaro zicitse. Wowe bitekereza iki? Konfliye y'ababyeyi n'abasore mu myambarire n'imivugire, nk'uko bivuze yuko nta kuntu umuntu yaba ari umukozi w'Imana ngo yisanishe n'ab'isi, yambare nk'ab'isi, ajane n'ab'isi, ntakunda azabahindura. None wowe cyo ngico gitekereza iki? Kinga njanye iyi topic nini ariko ni nziza cyane, kandi nico kibazo gihari. Ico kibazo gihari kinakomeye. Ariko kino kibazo ngenda kigusubiza gutya kugira ngo byorohe. Uburyo nshobora kukigusubiza n'ubu ngubu, ibintu byo kwisukisha, ibintu byo kwambara amadeshire, ibintu bene ibyo ngibyo nyine abantu bagenda bavuga bitandukanye. Hari ijambo warumbajije mu kanya ndagusubiza ngo ntitwishushanye n'abiki gihe, sibyo? Nje ndaguha nk'urugero. Iyo ngiye kujya mu materaniro cyangwa mu gitaramo, hari n'igihe hari imyenda imwe ntashobora kwambara ngiye mu gitaramo, kandi atari uko ari mibi, gusa ari uko ntekereza ko ishobora kunjena. Kukujena wowe? Reka nguhe nk'urugero. Ikindi wenda nibwo biza kumvikana neza kandi cyane, ikintu kimwe gikomeye, sindi umuvugabutumwa, sindi umuririmbyi, kimwe mu bintu nkora, akazi nkora gakomeye ni ugutegura stage. Nubona stage yanjye yagenze neza cyangwa yagenze nabi, byose yayiteguye gute? Twabona nje ndi umunyamurenge. Uyu munsi nzuko ngomba kuja mu banyamurenge nambaye, nzuko ngomba kuja mu banyamurenge mvuga, nzuko ngomba kuja mu banyamurenge nasokoje, nzuko ngomba kuja mu banyamurenge nsa. Paulo yaravuze ngo niba kurya inyama kuri bo ari bibi, mwira Petro, niba kurya inyama kuri bo ari bibi, muzireke kubw'inyungu z'ubutumwa bwiza. Donc iyo ngiye kurimba mu banyarwanda, nyamwe wese abanyarwanda bumva uruhe rurimi, cyo ni cyambere. Donc gahunda mfite nuko ubutumwa nshaka gutanga bwumvikana, niyo ntego injyanye, kandi abantu bagahinduka. Ururimi bavuga n'uruhe kugira ngo ari rwo nkoresha bumve. Ese umuco wabo bambara gute, bavuga gute, bateye gute, basokoza gute, nkuko warubize gute, nkuko warumbajije. Ukubyumva? Donc ngomba kumenya umuco wabo bantu
uri kubyumva kuko umuco w'abantu nirwo rurimi rwabo, niyo identite yabo, ku buryo iyo ugiye kubasavinga biba bisaba ko wisanisha nabo kugira ngo ibyo ugiye gukora bagire gute uzumve. So dore rero twebwe ikintu cyatugoye benshi tubikora mu kigara, tubareka ngo nko muri Afurika, ibihugu byo muri Afurika biza bikonja ariko mu mbeho ukamusanga umwana umukobwa yambaye bikini, yambaye akantu kagera hano. Donc bamwe benshi bazi ko muri Afurika, kadufatire muri Afurika wenda na hano hakonje, bamwe bazambara bazi ko ari style, uri kubyumva, bazi ko ari style. Donc abahungu jene muri Arizona arashushe, abazungu ibo izuba rirabakubita ryamara kubakubita fresh, abayumva yokuramo n'amahuzo. Donc ibo ntacyo mubwiye kararwana n'iki rero uko kigize gute kimeze. Abazungu ntibajya bapfa gukora ikintu gutyo gusa, ikintu cyose kibaho kubera impamvu, bagira impamvu bagikora. Ibi bintu byose turi mu kwigana bafite impamvu babikoze. Noneho ukamupfa kwirukanka, ukamuja muri saro, ukamuzinga umusatsi ukahengeka, ukamuja ukamambara ipantaro icitse, ukamuja hariya ukamambara ubusa kubera ko wabibonye ntuzi impamvu yayo. Ndagaruka ku ijambo rivuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Niba uzi ko Bibiliya iravuga ngo mwirinde mutagira igisitaza mushira ku bandi imbere y'abandi. So niba nzi ko ndi umukozi w'Imana shaka kugabura iby'Imana, Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, iby'isi byambereye nk'ibibambwe naje mbibera nk'ubambwe, ibyarindamu yanjye nabitekereje nk'igombo, ibyarindamu yanjye kubw'ubutunzi butagira akagero bonerwa muri Kristo Yesu. Ibyarindamu yanjye ni ibihe? Ibyarindamu yanjye ni ibyo ngibyo mbona bishobora kunezeza umubiri wanjye n'irari ry'umubiri wanjye, ariko kubw'impamvu y'ubutumwa bwiza nkabyigoma nkabireka. Kuko nshobora kugenda kuririmba mu bakongomani bajya bambara neza, bakambara bakikwiza, wenda ndi umukobwa nashika nkagenda nambaye nabi, kandi ndi umuririmbyi mwiza ndasenga, ariko ako kantu gusa kakama gatuma ibintu byanjye bitagira gute bitagenda neza. So iyo bavuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana, icyo nosorezaho niki, umuhungu abe umuhungu, yambare nk'umuhungu, abeho nk'umuhungu, akore nk'umuhungu. Umukobwa w'umukobwa yambare nk'umukobwa, avuge nk'umukobwa, akore nk'umukobwa. Hari ahantu nasomye mu gutegeka kwa kabiri iryo jambo nzo gushakira ndi guhifira batazoya ngo nibyo nihimbiye, kubyumva ngo ntihakagira umugabo wambarana n'umugore cyangwa umugore wambarana n'umugabo we n'umugabo. Ibyo ni Bibiliya. Bibiliya igazuri kavuga ngo ku bakobwa ngo ntihakagira undi mugabo utari umugabo wawe ubona hano mu ntege z'amaguru yawe. Tuzanditse muri Bibiliya, hari abatazi ko bibamo. Donc bimwe tubirenza amaso, ariko ugenda deep ugasoma wamenya byinshi. Icyo nje no babwira gikomeye, niba uzi ko utarakizwa urabyemerewe, nizo mu bwami bwanyu nyine, ariko niba uzi ko wakijijwe soma Bibiliya. Numara gusoma Bibiliya yonyine izakuyobora. Wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Niba uzi ko uri umugaragu w'Imana, umenye ngo ndavuga gutya, ndambara gutya, ndagira gutya, kugira ngo nagire igisitaza nshira imbere y'iki y'ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahindukire bahimbaze Iso mu ijuru. Mwakoze ku busobanuro bwiza. Murakoze cyane. Abantu benshi bazagutera amabuye. Ndabizi bazantera amabuye, ni naco kibazo kiriho ubu nyine kinakomeye. Donc mureka abantu bareke bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kurababaza. Bibiliya ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Impamvu twanze kubatuka nuko tutazi iki ukuri. Mbere mbabwire kantu gakomeye, ubesha itorero, ubesha abo musengana, ubesha pasiteri wawe kukijijwe, nakakubesha kuzoja mu ijuru. Gasubiremo. Ubesha itorero ukoreramo umurimo w'Imana, pasiteri abo mukorana umurimo w'Imana, ujye ubesha itorero kukijijwe, naryo rikakubesha kuzoja mu ijuru. Donc ugiye imbere y'abantu kwishushanya ubutari we imbere yabo, kubera ko bo batareba mu mutima, bakubeshe ko nawe uzaja hehe mu ijuru. Ni nuko ujye ubesha itorero kukijijwe, naryo rikakubesha kanisa kukijijwe, naryo rikakubesha kuzoja mu ijuru. Nuko mubaye, ariko finally bizoja ku mugaragaro.
byose tumaramaze dukizwe nyine dukizwe ese niba tubwiye ngo wakisha abandi ariko ibyo ukora byose uzumenya ko Imana ikureba. Imana irakureba. Kandi ikintu gikomeye kimwe uzi ko abantu dutinya amaso y'abantu kurusha amaso kurusha Imana. Abantu benshi dutinya gukorera amakosa mu maso y'abantu, ariko ahantu hose ubura Imana irakubona. Yavuze ukuri rwose. Hari story waduhaye nijoro. Ibibazo ko ndariyo twafungiraho iki kiganiro. Tunagi wenda araba ari ubutumwa burabukuyemo ubutumwa bwo gutanga story yawe. Ikigira kabiri araba ari ukubwira abantu sinzi ko hari abandi baba bazi story batubwiye nijoro igihe twaturi kuri sinibaza, ariko akenshi njya mbivuga ariko si byose. Si byose. Nimba babikubohokeye waduhera wenda nk'umucamake kuko ahanini usanga abarubyiruko bibagora kumenya impano zabo. Ariko iyo bahuye n'umuntu akababwira story yawe ukuntu yabonye impano yiwe, Imana yamuhaye impano, bibafasha kumenya umurongo. Wenda nanjye ushobora kuba umusore urimo tureba, nanjye ushobora kuba byarabaye ariko sinsobanukirwe ko ari Imana yamuhaye iyo mpano. Nimba bikoroheye waduhereza incamake ya story waduhaye nijoro kuri Bonfire, ukuntu watubwiye warisivinze impano yo kuririmba, kugira n'umuntu wese ukeneye kubona impano mu buzima bwiwe. Ya story yawe inspiring. Murakoze. Ijambo rya mbere naheraho, umuntu wese Imana yaremye ikamushira ku isi akagira umugisha wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akakira umwuka wera, Imana yamuhaye impano. Kugira ngo usobanukirwe iyo mpano niki, ujoininge amateraniro, ujye uba mu materaniro cyane. Ikindi ugenda usenge, ubibaza Imana. Icya gatatu, wegera abashumba abakozi b'Imana bagusengere bakuganirize. Ikindi ibyo ntibinanirana, uzicare mu rusengero urebe ibintu byose biba bibera mu rusengero. Rimwe kabiri gatatu hari ikintu uzabona kidagikorwa neza mu materaniro. Numara kubona ikintu kidakorwa neza, umutima ugakubwira ngo njye ikintu ntogikora neza, uzahera aho ngaho. Kandi uko umuntu agenda arushaho gukura mu gakiza no mu mwuka, Imana ijya igenda imwongerera impano. Hari igihe ushobora gutangira uwo muririmbyi bwacu ukaba umucuranzi, bwacu ukaba umuhanuzi, bwacu ukaba umuvugabutumwa, kandi nimugenda mukurikirana wenda reka mfatire ku baririmbyi bajya batangira abaririmbyi bwacu kumva yabaye umuvugabutumwa, bwacu kumva yabaye pastor, bwacu kumva yabaye bishop. Uko umuntu agenda akura niko Imana igenda imuha impano. Ico ni kimwe. Umuntu wese Imana yaremye yamuhaye impano kugira ngo yihishurirwe n'ibyo ngibyo ugomba gukora. Ariko cyane ikintu nababwira gikomeye, abantu bajye bitabira amateraniro. Bivuga ngo muzirikane guterana kwera, muzirikane guterana kwera. Hari ahantu habamo ibintu bikomeye ugenda ishuri. So kubijyanye na story natanze nimugoroba, navugiye muri Kongo. Maze kuvukira muri Kongo mu myaka 6 gutya, nza mu Rwanda. Mu Rwanda no nigiye primaire na secondaire na kaminuza. Nizi icyo bita civil engineering, ubwubatsi. Nyiri umwana mutoya nakundaga kuririmba, nakundaga aho bataramye wenda abavandimwe bankurikiye twabanaga barabizi. Hari n'igihe bajyaga bankingirana mu nzu ngo sinje gutarama nijoro, ngatoroka nkagenda. Donc naburaga amahoro ntaraja mu rusengero. Nkaja mu rusengero ngatarama, abantu bakunda no kwimbaza ngo se kubereka inkunda kuririmba indirimbo za kera. Nakundaga ibitaramo by'abantu bakuru. Ndakura ndi umwana ntabizi, mbona ari ibintu biraho, nabikomojeho nimugoroba. Andani igihe kigeze mura n'ibigeragezo by'ubuzima. Ubuzima burangerageza, wenda simbisubiramo cyane, ndababara nyine, mbabazwa n'ubuzima. None babwira ngo igihe cyose ngeze mu bibazo nza nitega umugisha. Umukristo nugera mu bibazo uzashima Imana, kuko inyuma y'ibibazo hari umugisha. Nugera mu mugisha mwinshi ujye usenga cyane, inyuma haba hari ikindi kintu. Donc ikintu kiza kidusingiriza umugisha ni ibigeragezo. Inzira imwe igera Kanani ni mu butayu. Kugera Kanani nta panyi ibaho. Umuntu wese ushaka kujya Kanani yemere kunyura mu butayu. Nta forodi ihari, ni mu butayu. Ngo mari kugeragezwa muri ico gihe,
mbona ubuzima burananiye. Aho ngaho ndabyibuka umunsi umwe nari ndagiye ihene ndahantu inzara irankubita kabisa, irankubita ndawera ndaraba ndaryama ndasinzira. Mu gihe ntwari twadutotse umuntu araza mu nzozi, nari nkiri umwana muto, none ningaho nigaga nko mu wa 4 cyangwa mu wa 5 gutyo niba nibuka neza, primaire. Araza mu nzozi nsinzira anyigisha indirimbo ya Roza Muhande, ndakwira ibivuga ngo tabu zangu zikiisha nitamwona bwana wangu, nari mbabaye nyine. Arambwira ngo haye microphone, amereza microphone, arambwira ngo haye microphone, iyi ngiyi izakubwira umugabo nuyihagararana neza, ngiki kintu nguhaye. Yarambwiye ngo uzuka nkwereke, akira amereza microphone, uririmba ndirimbo arayimbwira, nuko natangiye. Ariko nkagiraga ngo nizo zisanzwe, ndaririmba buke ku ishuri muri korali z'abana. Igihe natangiye kubona ko hari imbuto yo kuririmba ishobora kuba indimo ni za 2015. Nabaga ahantu bita Kayonza, abantu twabanaga barabizi. Ntangiye kuririmba mu makorali y'abantu bakuru, nkabona abantu baranezerewe, abantu bararize gutyo. Donc umuhamagaro uragenda ugira imbaraga, naje ugera aho ndusha imbaraga. Imana nigufasha ugahishurirwa impano y'Imana, ukayishurirwa ukayifata neza. Nibyo yabwiye ya Petero, mukiri mwisi muzahabwa 100%, 1000 ku 1000, no mwijuru muhabwa ubugingo buhoraho. Brother, impano yanjye kuririmba Imana yampaye, ndabitangira buke birakomeza biragera aho biba ubuzima. Ndiga secondaire ndi umuririmbyi, ndiga kaminuza ndi umuririmbyi, ngira ama connection menshi kubera kuririmba, ngira ubushobozi bwinshi kubera kuririmba mu bifatika. Hari n'abantu bajya bavuga ngo mu matorero nta mafaranga abamo, bivana n'icyo waje ushaka. Nuza mu nzu y'Imana uje gushaka amafaranga tuzoyabona, ariko nuza mu nzu y'Imana uje gushaka Imana, Yesu Bibiliya yavuze ngo yaduhaye umwana wayo, izamuduhana n'ibindi byose twifuza. Donc imigisha yose ibifatika hano mu isi iri muri Yesu. Umuhamagaro kuri abantu bo, umuntu wese avunika bitewe n'ico yikoreye, umuntu wese aremererwa bitewe n'umutwaro yikoreye. Nubona rero umuntu araririmbye none burakeye araretse, umuntu araririmbye ejo burakeye araretse, aba kuri umutwaro. Njewe umutwaro n'umuhamagaro bize bimbuza ibitotsi. So ndabikora birarangira, bigenda neza. Kuririmba bimbera ubuzima, kugeza igihe Imana yangire neza, abantu baramenya, abantu impamaboko birantunga bimbeshaho. Abanyakigali barabizi, hari n'igihe umunsi bigeze kumpa kazi gutya mu rusengero live gutya turi kuririmba, kazi keza, ariko ngo ngakora umunsi umwe iminsi Imana irambwira ngo banzureke. Ndaririmba mbaho neza, ndaririmba mbona amafaranga, ndaririmba mbona ubuzima, ndaririmba ubuzima burahinduka. Ariko papa satari ugushaka amafaranga, abantu bazi kubyumva neza, si ugushaka amafaranga. Donc nkabikora kubw'umuhamagaro, Imana ikabimeramo umugisha. Uyu munsi wa none ibyo mfite, uwo ndiwe, izina Frank ku isi, umuryango wanjye, byose ahantu mpagaze hose ni impano y'Imana. So Imana ibafashe iguhishurira impano yawe kugira ngo uyikoreshe, uramye Imana, uhimbaza Imana. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, niko Bibiliya ivuga. Satani agukoresha, akwanga bingana n'uko agukoresha. Satani akwanga bingana n'uko agukoresha. Ajya gukoresha yamara kugukoza isoni akagutariye. Ndagira ngo mbaze umuhungu cyangwa umukobwa, urubyiruko, nk'uko wavuze ngo Revera Imana yamuhaye umutwaro w'urubyiruko, nanjye nahomba. Nta kintu kiryoshye nko kugira adresse mu nzu y'Imana. Wa muhungu udukurikiye nawe, wa mukobwa we, basi ugerageze ugire adresse, ugire ikintu kimwe, basi kimwe ukora mu nzu y'Imana. So ati nutaririmba umudiyakoni, nutaho umudiyakoni uvuga ubutumwa, nutavuga ubutumwa ube protocol, cyangwa ucurange, cyangwa ukoreshe kamera live streaming, uje kuri mixer, ariko ugerageze basi
ugira akantu gatoya ku buryo umushumba bamubaza cyangwa bamusenga akabaza Frank uramuzi ndamuzi uriya mwana ni umuprotokole ico kintu cyo nyine mukigerageza kizokurera kikuvane ku protokole kikujane ku budiyakoni kuvane ku budiyakoni kuvuga butumwa ku pasteur murakoze unteye amatsiko menshi pe yo kubona yuko hari abasore bazafata buno butumwa bakandika message yuko ari cyo cyabafashije amen ariko wenda akabazo k'amatsiko ni ukubera iki abakobwa iyo bamaze gushaka cyane nko muri community yacu ibintu by'umuziki babivamo zo kuririmba gukorera Imana bakavuzeho yuko hari igihe abantu baririmba bakagira ngo bakabivamo. Okay, ico kintu naco nigeze kwivugaho mu minsi ishize rimwe na rimwe umuco uradukandamiza uyu muco wacu uradukandamiza donc twakuze umugore n'umugore no mu nzu no kubyara umuco uradukandamiza sabe n'abaririmbyi bagenzi banjye baba mama canga b'abakobwa kuzara ntago ari ikintu cyo kubuza gukorera Imana kuzara reka mbabwire aho kugira ngo Imana iguhombe yo guhomza aho kugira ngo Imana iguhombe yo guhomza so sindamenye ico kuko njewe tikizombaho tizo abe nubwo no zari 10 bakurikirana indaheka ni 10 tizombaho kandi Imana inangire n'umugisha ikamumufasha w'umuririmbyi kabona umuntu dufatikanye nawe akaba ari umuririmbyi sinotumanebwa tizokunda so impamvu mbona bikunze kuba kenshi umuco uradukandamiza erega umuco ni mu bitekerezo ibitekerezo byumvisha umugore ko amaze gushaka agomba kubyara nta kindi ibitekerezo bikabwira abene wacu ko kuririmba ari iby'abasore biko byumva cyo naco ni ikindi kintu ntakoze ko umumama ufite abana 3 4 5 ngo ashoreranye na Frank bagiye kuririmba nyine bakumva ni ibintu bigayitse bisuzuguritse nyamara suko bimeze na nyuma yo kubyara umuntu umuco nico kintu ca mbere kidukandamiza ikindi cya kabiri ntaramenya neza ni ingano y'umutwaro wikoreye kuko umuntu ufite umutwaro n'umuhamagaro n'ishaka ry'inzu y'Imana ajya bura amahoro atararirimba ajya bura amahoro donc rero abantu bacu umuco nico kintu ca mbere kiza kidupfundikira gutya ico kintu Imana izadufashe kiviho kuko umuco ni umuco n'agakiza n'ibindi bibiri bitandukanye bidahuye umuco ni umuco reka mvuge kintu abantu ntibaze kubyumva nabi umuco utuyobora utujana muri karande agakiza katujana mu bugingo buhoraho umuco nta kindi ni karande karande ni ikintu kibi oya karande ntago ari ikintu kibi okay no kuvuga ngo umuco nta kindi umuco ni bisekuruza bizakera Imana ifashe mbona hano nabyanditse abantu tubazumve nabi abantu basigaye bumva ibintu nabi yala yewe sindi kubibona sinzi hano nabyanditse buzahano nabyanditse abantu bihangana no kuvuga ngo umuco tuganisha muri karande agakiza katuganisha mu bugingo buhoraho donc umuco ni ikintu cyano kwisi nta kindi umuco no gukurikiza izo basekuru bacu bakoraga uvuga ngo niba barashingiranaga bakoresheje inka n'uwo muco niba bararaguzaga donc ni ikintu kigoye abantu benshi iyo wumva abapasiteri mu rusengero bategura ibiterane byo gukorera abantu deliverance ni ukubatandukanya na za karandezi wabo zakira zagiye zibakurikira umuco ni kimwe n'agakiza ni ikindi ni ibintu bibiri bitandukanye donc umuco utujana utuganisha muri karande nta handi agakiza katuganisha mu bugingo buhoraho ntago bishobora guhura rero sibyo n'umuco bavuga ngo umugore yamaze kubyara umugore niwo mu nzu umugore niwo guteka ngira ngo mwebwe mumaze iminsi muri kino gihugu ari umugore ari umugabo niba ari amasahani bose ni mu gikoni
niba ari uguheka umwana bose niko bimeze. Ni ukuvuga ngo umuco ni umuco ku ruhande, n'agakiza n'umuhamagaro. Bibiri ivuga ngo umwana ntazaba, umugore ntazabazwa ibyazo, umugore azogenda umugabo asigare, cyangwa umugabo agenda umugore asigare, abana bagenda ababyeyi basigare, buri viri zipfukamira. Donc diru z'umuryango n'umuco nawo mu isi y'umubiri uzubahirize nk'umugore, ariko nitugera mu isi y'umwuka ukora umuhamagaro n'icyo Imana yakuremeye. Nanabwira abahungu n'abakobwa, Imana izagufasha, uzirinde mu buzima kubana n'umuntu mudahuje kwizera, kuko bizakuvuna. Niba ukijijwe ukaba uzi ko ukeneye gukomeza umuhamagaro wawe, uzirinde kubana n'umuntu mudahuje kwizera, kuko ntiyumva ibyo ukora de ntazagushigikira. Ijambo rya nyuma nashaka kukubaza, ni ikiganiro wakoranye n'umuhungu muri twagute igihe mwari muvuye muri konseri ya True. Oh, Joyful. Hari ikibazo yakubajije uvuga hejuru ya konseri yawe. Wenda icyo kiri outside ibi ngibi, ariko nacyo ndizera ko ari isomo ryiza nakuyemo bizafasha abantu. Ikintu cyatumye uhagarika ibintu byo kwishyuza. Ikiganiro cyakigira kirekire. Bashira iby'Imana imbere kuruta inyungu zabo. Kigira kabiri, akandi wenda gace nkoraho ukoraho ni agace kuko muri community yacu bagomba gushigikira abantu bafite impano. Nimba ari umwana muto afite impano bakamushigikira mu buryo bwose. Siko kuko ijwi ufite wenda ryaba ari turyanje, ryaba ari utundi muntu, ariko ubacira inzira mu buryo bwo kugira inama wenda tugerana ku musozo. Ya murakoze, nashatse nko kubivugaho caga warumbaje ku kintu c'abamama bamara gushaka bakagira, mbona ishobora kuza kuba topic ndende, ariko nateguye USA tour, abantu bose barabibonye. Turabikora, twari dusigaje states zibiri, twari dusigaje Indiana na Maine. Ariko experience nabonye caka imwe nakubwiye ngo umuco rimwe na rimwe uradukandamiza. Niba hari ubwoko bufite abantu bafite impano yo kuramya no guhimbaza Imana, niba hari community ifite abaririmbyi beza ku isi, Abanyamulenge barimo. Niba hari community ifite niba hari abantu b'abanyempano babaho ku isi bavuye mu ijuru, bene wacu barimo. Ariko ikibazo twagize ni kimwe, ntago dushigikirana. Donc abahungu b'Abanyamulenge n'abakobwa b'Abanyamulenge baririmba bagira limite, bagira ahantu batajya barenga. Kubera iki? Umuntu yazamutse, ndashobora kuba nzi kuririmba, ndashobora kuba nzi gucuranga, ariko mu buryo bufatika nta bushobozi mfite, ngakenera amaboko agira gute anzamura. Donc bene wacu twigishijwe kuramya Imana, kubwiriza, gusenga cyane, gusirimba cyane, kuririmba cyane, kuvuga cyane, ariko ntitwigishijwe ikintu cyo gutanga mu buryo bufatika. Kandi abantu bazi gukora ubushakashatsi neza n'igenzura neza, kimwe mu bibazo dufite ku isi cyaba ic'ubukene n'ubuzima butari bwiza, ntabwo twigishijwe gutanga. Ntabwo twigishijwe gutanga, kandi bibamo umugisha. So ibijyanye na tuwa rero nazihagaritse kubera ico kintu, sibangana nabisubiramo. Hano muri Amerika kimwe mu bintu bihari kandi binabagoye, abantu barimo bafite ifaranga kuva nabaho, bafite ifaranga, Imana yabagire neza amafaranga, ariko umuntu kugira ngo azikura amadolari 30, 40, 20, 50 mu Rwanda concert bajya bashiraho na tebo y'ibihumbi 200 by'amanyarwanda n'idolari 200 y'abantu batanu. Amadolari 200 abantu batanu. Ni ukuvuga ngo none ukibaza se aba bantu ko bafite amafaranga koko ko bayafite, niko tubona ashobora kuvuga amagambo 2, 3 mabi hejuru y'amadolari 30? Niko tumuna tumva ko ashobora gushigikira Frank, ashobora gushigikira n'undi muhanzi, aho watireka nje muri concert nishyura urana amadolari 30. Hano muri Amerika kubona sale birahenze, sound, backup, ama practice, ibintu byose ni amafaranga. Donc iyo tubwiye abantu ngo
wishyura amadolari 30 cyangwa 40 si ikiguzi cy'ibyo ngiye kuririmba dayeri none agwa fagitire y'ibyo nguha wewe cyangwa se uyu munsi wa none nkubwiye nkakubwira abantu mitima imaze gukira imaze guhinduka kubw'ubutumwa Imana yadukishijemo ntawe cyo ubona bigura kubera ko hari abantu bafite amafaranga babuze amahoro, hari abantu bafite ubutunzi babuze amahoro, hari abantu bafite ibintu byose byo mu isi bifatika babuze amahoro, bakeneye iki? Bakeneye umuririmbyi cake n'umuhaye amafaranga yananiwe kukigura. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo ngiye kugwa fagitire y'ibyo nkora ntago uyibona. Biriya ni akantu gatubwira ngo ufatanye nanjye kwishura ya sale, kwishura ya sound, ahasigaye nihagira nasigara kuko birashoboka ko yosigara. Je muri studio ni indirimbo, video ni indirimbo, ibintu byose ni indirimbo, kandi murabikeneye kugira ngo bigire gute bibafasha. Uri kubyumva? Ariko ugasanga abantu baremererewe bakumva ngo kuracuruza ubutumwa bwiza, bakumva muracuruza impano. Paulo yaranavuze ngo zizadutunga edaye. Kuracuruza impano niyo myumvire turimo twebwe. Donc yagiye gutanga amafaranga azamva ari wowe yahaye. Ntiyumve ko agomba gushigikira umurimo w'Imana. Nico kibazo twagize muri community kiratugora cyane. So kuvuga ngo twahagaritse tuwa hari hageze igihe abantu batangiye kudufata nabi no kutwitwaramo nabi, batwita amazina bavuze amagambo menshi pe muri iki gihugu bavuze ibintu byinshi. Okay, mbwira timu twanamo dukorana ndababwira ngo Imana yarampamagaye. Okay, let's stop. Reka tubirekere ibingibi ahangaha, tubirekera kugira ngo abantu batanabona ko ibyo turi gukora intumbero dufite ari amafaranga yabo. Impamvu dufite kuko nge ndakora, ndi umukozi, ndakora, ngira akazi, ndakora, nivuga ubutumwa nkarikora. So akazi nkora nta kintu gashinzwe, ni ukumfasha mu buzima bwanjye busanzwe bwa buri munsi, no kumfasha mu mpano yanjye. So iyo nkubwiye rero ngo dufatanye twishyuye 30, 20, 40, no kugira ngo dushaka ahantu hanini heza tugutegurira ibintu byiza bitandukanye n'ibyo wari usanzwe uzi, abantu barushaho guhembuka. Ndashimira amwe mu mastate ndashobora kuvuga hano byagenze neza, ariko gari n'ayandi badukubise imijugujugu gutya live, uri kumva. So tubonye rero bigenze gutyo turavuga ati aho kugira ngo turemerere abantu mureke tubareke, naco kibabera isomo. Mureke tubareke bose badutumire, bajye badutumira n'ukuri tubitabe kandi turirimbe for free. Umuntu wese udukeneye atubone, umuntu wese dushaka atubone, kuko intego si ukubakuramo amafaranga. Intego ni ukugira ngo abantu banyotewe Imana basubire bayumve, amazi y'ubugingo asubira atembe mu mitima y'abantu. So tubonye rero bimeze gutyo turavuga ati reka tubihagarike, asigaye ubu nyine ndimo gukoresha ama invitation. No kuvuga ngo barantumira nkagenda nkaririmba, ababikeneye bakaza tugafatikanya kuramya Imana. Naho ngo dutegure event abantu bishyure binjire, nzabikora nisubira i Kigali. Abanyakigali barabisobanukiwe, barabitahuye. Ni ibintu ntujye na amakonseri ajya i Kigali, hajya amakonseri buri munsi warimwe n'Imana kandi bose bakishura. Donc Kigali ubu nyine gospel mu Rwanda iri ku rwego rwo hejuru, muri Afurika iri ku rwego rwo hejuru. Nuko ikibazo dufite ururimi rwacu dukoresha rugira imbibi rutagira ururenga, ariko yaba dukoresha ururimi rwumvwa n'abantu benshi ku isi, umuziki wo mu Rwanda uri ku rundi rwego. No kubera iki? Mbonye ategura konseri twese tukayitaba, uhereye ku bahanzi bagenzi be n'abakristo bose bakayitaba, Bosco Nshuti bakamwitaba, Alarme bakitaba, Gisubizo bakitaba, uyu bakitaba, abantu bose chaque dimanche habara ama konseri. Kandi nibo dutekereza ko ashobora kuba afite ubushobozi buri munsi bwacu. Satani yaratwibye abantu bimwe, yatwibye ikintu cyo gukorera Imana mu ifatika. Niyo mpamvu tuzoja muri company dukorera amafaranga, tuvunike, turara amajoro twirirwa yandi, ariko aya mafaranga nta kintu na kimwe azotumarira, nta nica azotugezaho, azodukurira umuvumo. Nugira ubutunzi butarimo kuboko kw'Imana, nukora ikintu icyo ari cyo cyose kitarimo kuboko kw'Imana, uzakira umuvumo. Murakoze. Sindi kwibuka ikindi wari wambaje niba nawe. Ibyo ni I think twabisubije byose. Wenda icyo kibazo hararimo kuvuga ati nashaka nanone kukubaza ni uko abahanzi bacu iyo bagiye mu bihugu by'abandi, iyo bagiye mu yandi
mu yandi ma community ariho batera imbere byaba bihuye n'ico cyo kuvuga ngo ntabwo basupporting icambere nico ngico ntago community yacu supporting abanyempano ahubwo nubize ngo azamuka gerira azamukubita imijugujugu akamanuka. Ikindi cya kabiri bene wacu niba nawe vuga ngo turamenyera cyane bana nkuko twicaranye uri inshuti yanjye turabana donc wamureba ukabona ni umuntu asanzwe waho ngaho nta kintu na kimwe akubwiye nta kintu na kimwe bigize gute bikubwiye nge nakoreye umurimo w'Imana mu Banyarwanda bari serious ku rwego rwo hejuru. Donc iyo avuze ngo ni umuririmbyi bamutumiye cyangwa ni umuvugabutumwa agomba ajya agenda afite ikintu agiye kumukuraho ajya yumva ngo Frank yaje hano hari ikintu ngomba kugabana. Donc twebwe twarabimenyereye nyine ibintu by'Imana twabikuriyemo twarabikoze twabibayemo tugeraho turabimenyera nyine twumva ko ari ibintu bisanzwe. Donc kubera kuba barabamenyera kandi mu minsi mikeya bazobabura kuko umuntu wese asigaye akenera gukora agakenera gukorera hanze kugira ngo ibyo ashaka gukora bigira imbaraga n'ubutumwa atanga bugira gute bufasha. So niyo mpamvu nkunda kubona wenda bagira gute ntago tuba supporting. Ico ni kintu cya kabiri turabamenyera tukumva ko ari ibintu kandi ibintu bamenyereye nta kintu gishasha wabikuramo nta nico zakumarira. Reka ugira inama abasore yego yaba bari ahangaha twaje muri event cyangwa abandi badukurikirana bose ni iki bakora kugira ngo muri iki kinyejana turimo kigoye muri iki kinyejana turimo aho ubona hariho conflict ya generation y'ababyeyi abasore ukabona n'abasore ubwabo ni nk'aho batumvikana niye nama wabagira kugira ngo ubuzima bwabo bube bushingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana bagenda mu murongo mwiza. Ikigira kabiri ibi barimo babasha kubibyaza umusaruro. Murakoze cyane. Ijambo rya mbere nababwira tureke kwita ku mateka y'ubwoko cyangwa se ubuzima twanyuzemo. Ibintu byose birashoboka. Abahungu n'abakobwa bari hano muri Amerika Imana yatugiriye neza kurusha abandi bantu. Mufite umugisha wo kumenya ururimi cyo ni cyambere. Mufite umugisha wa platform nziza igihugu ciza aho uvugira ijwi rirenga rikumvikana. So icyo nababwira niki dukunda Imana. Ndi nama ya kabiri dukizwe bya nyabyo. Icya gatatu tugire ishaka ry'inzu y'Imana tugire n'ishaka ry'ubwoko bwacu. Donc twe gukandamizwa n'amateka yahashize turwanirire guhindura ayo mazina twiswe yahashize twanirire guhindura kugarura agaciro k'umunyamurenge kwisi. Ikindi cya kabiri ni nacyo nkunda kuvugaho cyane wenda ibyo mu bwoko si cyane no gukizwa. Abantu bahindukire dukorera Imana izaduha umugisha kandi Imana izatugirira neza. Ibihembo by'ibyaha urugomo ni rubi kino gihugu kiragoye ni igihugu kigoye gukirizwamo ariko kandi ni igihugu kiryoshe gukirizwamo. Nkunda gutera story barabahanzi bagenzi banjye bari Kigali nkabwira ngo ino hari isoko kuvuga ngo hari isoko hari abantu bari hano bakeneye Imana incuro maze kuzenguruka narabibonye bakeneye Imana. So urubyiruko mukunda Imana biteye ishema mukizwe mumenye Kristo mugire inshuti nziza igikuru kiruta byose n'abasabye muzambabarire uwo mukoro iyo devoir iyo niba nabyita homework umuntu wese agende ayikore. Ugende ushaka ikintu mu rusengero uzakora ushaka umurimo umwe ukora mu rusengero umwe gusa ako kantu nugakora uzanyandikira umbwire umukore umukunze ubishaka ugende mu nzu y'Imana uvuge ngo none ngiye ndiyemeje mu rusengero zoza nkora kino kintu simbashije kurimba nka Frank simbashije gusirimba nkawe simbashije gucuranga nkawe ngiye muri protocole simbashije gukora protocole ngiye kuri kamera. Nibiki mwize bidashobora kugirira akamaro inzu y'Imana niba ivyo muhamwiga
ari bigirira akamaro imibiri yanyu n'abanyu gusa, bitagirira akamaro inzu y'Imana n'itorero ry'Imana, muri mu buyobe. Kandi nimufungura ibitekerezo byanyu mukareba neza, nta kintu kiri ku isi cigwa mu ishuri icyo ari cyo cyose kitogira umumaro mu kubaka ubwami bw'Imana. Abiga computer science turabakeneye mu itorero, abiga amateka turabakeneye mu itorero, abiga amategeko turabakeneye mu itorero, abiga ibintu byose, abaganga turabakeneye mu itorero. Uzi kuja kubura umuganga ukaja mu bitaro. Nigeze guhura n'umuganga nkorera igitangaza, agiye kumvura arambwira ngo reka mbanze gusengera. Arabiza ashobora no kuba nkurikira mama Shema, aba ku Kinamba, akorera ku Kinamba. Abantu bazogenda bazamubona mama w'inzo w'umwa ADP akorera ku Kinamba hafi na Nyabugogo. Naragiye aransengera, abona kumvura ngo bare kumvura amaze kumpa imiti, aransengera. Ako kantu habe n'uvugo nopfa sinokibagirwa. Donc ni muri mukora mu kazi ka buri munsi, garagaza Kristo. Gerageza ushaka akantu ukora, niba warize ibyo wize, gerageza ushaka ukuntu bihinduramo, ubivunje basi urebe ko wokuramo akantu gatoya ku butumwa bwiza. Hanyuma uze mu rusengero ushaka akantu gatoya uzakora, uzambwira ikintu kizavamo. Yego. Urakoze pe, ikiganiro cyagize umutwe munini. Cyabaye kirekire. Ariko turagushimiye. Murakoze cyane. Kandi abafana bawe witegura indirimbo nshasha ubu nyine nari muri tuwa barambabarira bajya banyandikira benshi, urumva nari muri tuwa insaba amafaranga, insaba ubushobozi bwinshi, ndabanza ndazenguruka aho nyirangije ngira ama invitation menshi, ariko ubu nyine ndimo kwandika indi album shasha. Turimo gukora ibyumba bya studio hariya muri Arizona, byo gukoramo bya bitaramo bya live abantu bakurikiraga kuri YouTube. Mu minsi mike muratangira kurikurikira n'indirimbo zisanzwe, turatangira kwa uploading ubu nyine vuba. Yego, album nshasha ndetse naho bakumenyeye mu bitaramo turimo gukora studio kabisa, bazobibona vuba. Nta matariki wabahereza? Gusa ni vuba. Okay. Ni vuba cyane. Reka tugushimire ku mwanya wawe. Murakoze cyane. Abadukurikiranye bagize isomo bigamo, cyane cyane abasore, ariko n'abakuru ndibaza ko batabura akantu na kamwe cyangwa tubiri bakuramo. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha.